Mu nyandiko nyinshi dusanga mu gitabo cya Bibiliya harimo inyandiko nyinshi zisobanura iby'umwami Salomo wabaye igihangange mu gihe cye cyose yamaze ku butegetsi ubwo yayoboraga ubwami bwa Isiraheli. Salomo niwe mugabo wenyine tujye kuganiraho uyu munsi wabaye igihangange akagira ubwenge bwinshi cyane nyuma yo kumenyekanaho gushaka abagore barenga 700 ndetse n'inshoreke 300 byamugize igihangange n'icyamamare mu bagabo kuri iyi si batunze abagore benshi. Umwami Salomo kandi niwe mwami tujye kuganiraho wagize ubutunzi buhambaye. Bibiliya igaragaza neza ko kuri iyi si nta wundi wabayeho ngo ndetse nta n'uzabaho byibuza ngo agire ubutunzi bwende kungana n'ubw'umwami Salomo wabayeho akayobora igihugu cya Isiraheli. Mu myaka ye yose yayoboye igihugu cye ngo cyari igihugu cyuje amahoro ariko gifite ubutunzi bwinshi cyane. Salomo ni muntu ki? Ubuzima bwe bwagenze gute? Ese ni kuki ariwe mugabo wenyine ufatwa ku isi nk'uwagize ubwenge butigeze bugereranywa n'ubwo aribwo bwose kuri iyi si, ariko agafatwa nanone nk'umugabo wagize iherezo ribi nyuma yo kwandika ibitabo byinshi ndetse n'amateka yavuze ku buryo yasenze ibigirwamana byinshi nyuma yo kureka gusenga Imana. Yari yararazwe na se Dawidi yabavanye ahantu kure ikamugira umwami. Amateka n'ubuzima bwa Salomo tugiye kubiganiraho muri kiganiro cyacu. Wibuke gukanda subscribe, like, share ndetse na comment ubundi tumenye byinshi ku mugabo Salomo ndetse n'inkuru utigeze umenya z'ukuntu ari we muntu wenyine kuri iyi si watunze byose ariko ubundi karangira abonye kari ubusa. Ngira kumva muri iki kiganiro nitwa Medali. Mu bami ba mbere handitswe inkuru zivuga ku mugabo Salomo. Ndetse Salomo yari umwana wa Dawidi. Dawidi wayoboye igihugu cya Isiraheli agakora intambara nyinshi cyane agatsinda igihangange ikinyamaswa kizwi kuri iyi si cyabaye cyitwa Goliyati cyakomokaga mu Bafilisitiya ari ikinyentambara zikomeye ndetse ngo cyari cyarisha Abanyasiraheli benshi ku rugamba. Dawidi nk'umwana uvuye mu ishyamba kuragira intama za se yafashe umuhumetso we ashyiramo ibuye ubundi arikocora Goliyati mu gahanga. Amateka n'inkuru bya Goliyati byari biteye ubwoba mu Bisiraheli birangira uwo munsi. Ibi byatumye Dawidi ahinduka igihangange. Abanyasiraheli baramuririmba ndetse n'abandi benshi cyane mu mahanga kugeza ubwo umwami wari uriho Sawuli yemeye kumushyingira umukobwa we ubundi birangira amuzunguye no ku ngoma nk'uko byari byarahanuwe ndetse yaramaze no kubisigirwa amavuta. Ibyo byatumye Dawidi yayobora igihugu cya Isiraheli imyaka myinshi cyane kugeza ubwo ashaje. Ariko ngo mu gihe cya Dawidi cyari igihe cy'intambara nyinshi cyane aho yatsinze ibihugu by'amahanga byari bimukikije maze yica abasirikare benshi, ariko igihugu cye aracyagura kigira kinini ku kigero cyaho bose bari basigaye batinya ndetse banumva Isiraheli bakagira ubwoba. Ngo ibi byakomotse ku buryo Dawidi yakundaga Imana ndetse nayo ikamukunda ikamwemera no kumutsindira ingamba nyinshi zitandukanye. Aribyo byamuhesheje kuba umugabo w'igihangange. Maze Dawidi ayobora igihugu cye kugeza ashaje. Amaze gusaza abanzi bo bose yaramaze kubivuna. Imana yamuhaye isezerano ko igihugu cye ndetse n'ubwami bwe buzakomeza mu biganza by'umwana we. Hani nyuma y'uko umwana umwe yashatse gushimuta ubutegetsi bwa se, ariko ngo Imana ntiyabiha umugisha. Ibi rero byatumye se yimika umuhungu we, yimika Salomo. Salomo niwe tugiye kuganiraho uyu munsi. Ubundi Salomo ni muntu ki? Ni kubera iki ari we Bibiliya ivuga nk'uwabayeho akagira ubwenge bwinshi cyane hano uyu munsi ngo butaragirwa n'undi muntu? Ariko si ibyo gusa, ngo n'ubutunzi bwinshi, ubwiza, wambaraga neza karimba kurenza ibindi byose byabayeho, hafi yo gusa n'uburabyo ndetse n'ibindi byinshi utabona ugereranya na Salomo. Ubwenge bwa Salomo ngo bwagaragaye mu rubanza yaciye ubwo abagore babiri bari baje kuburana nyuma y'uko umwe yari yapfushije umwana kandi ngo babana mu nzu. Maze Salomo ku bwenge bwe bwinshi kuko yari yarabusabye Imana, Imana yamuhaga umwanya wo kugira icyo ayisaba nk'umwami. Yasabye Imana ko yamuha ubwenge maze ibyo bishimisha Imana. Irangije koko imutekerera ubwenge bwinshi cyane bwuzuza uruhanga rwe maze agatekereza neza. Byatumye bayobora ubwoko bwa Isiraheli. Abanyasiraheli bari batarumva neza ukuntu Salomo ari umwami uzi ubwenge koko, ariko muri urwo rubanza ukuntu byose byakemukiye ubwo yasabaga umugore ko bazana uwo mwana umwe usigaye maze bakamukatamo ibice bibiri, buri wese agatwara igice cye. Uko bisanzwe nyina w'umwana yagize agahinda koko biragaragara, maze wapfushije umwana mu isura nziza cyane yuzuyemo ishyari n'ubugome ati nuko nibyo byiza nawe amuhombe nanjye wanjye namuhombye ruba ruriciye. Bigaragara neza ko baburanaga amahugu nyiri umwana aramusubirana. Ibi byatumye Abanyasiraheli basobanukirwa neza ko bafite umwami w'umunyabwenge kandi umwami koko Imana yahaye ubwenge watoranyijwe Salomo. Ku ngoma y'umwami Salomo ubwoko bwa Isiraheli bwubatse urusengero rwabaye igihangange. Urusengero rwari rwubatse neza rwubakishije amazahabu, amabuye y'agaciro, ibiti byiza cyane ndetse n'ibindi bintu byinshi cyane kugeza ubwo rwuzuraga.
rumaze igihe cy'imyaka 7 ruri kubakwa. Salomo ngo yagiye kurutaha maze arumurikira Imana ngo yari umushinga wa Dawidi. Dawidi wari umunyentambara ariko Imana ikamubuza kubaka urusengero, imubwira ko umuhungu wari uzarwubaka. Salomo abishyira mu bikorwa. Ibiro byatumye Abanyasirayeli bakunda Salomo ndetse basobanukirwa neza ko Salomo ari umwami w'amahoro. Mu gihe cya mbere cy'umwami Salomo ubwo yari ari ku butegetsi, ibye byari ugusenga ndetse no gukunda Imana nk'uko se Dawidi yari asize ayimuraze. Ati, Salomo mwana wanjye, uzibuka Imana ya so, iyo yakoreraga nawe bari uzakorera. Nuko byagenze kugeza ubwo Salomo yatangiye gushaka abagore benshi baje no kumugusha. Mu buryo bwuzwi cyangwa se bwemewe neza, Salomo yashatse abagore 700, aho benshi yabakingirwaga n'ibindi bihugu by'amahanga kugira ngo barebe ko bagira umubano mwiza n'igihugu cya Isirayeli, akamwoherereza nk'inkwano cyangwa se ingwate. Rimwe na rimwe bikaba byitwa nk'umubano mwiza ibihugu byagiranye. Salomo abagore 700 nibo yashyingiwe ku mugaragaro, maze ku ruhande nawe yishakira abandi bagore 300. Ibyo byatumye Salomo atangira guta Imana ye, kubera ko Salomo abagore bose uko yabinjizaga mu bwami bwa Isirayeli babaga bafite ibigirwamana byabo babaga bahetse, maze abakundwakaje bigatuma bubakira ibicaniro by'ibigirwamana byabo, nawe bakajyana gukora ibitambo ndetse no gutanga ibitambo ku bigirwamana bitari Imana ise yamusigiye. Ibyo rero byarakaje Imana yahaye Salomo ubwami, maze imubwira neza ko izamuca ku ngoma, ubwami bwe ikabugabanyamo ibice byinshi cyane. Ibi rero byatumye Salomo abaho afite ubwoba, n'ubu ubwami bwe itigeze bumukuraho ari ku mwana we, ngo yarabumwambuye ibiherezo wari umugaragu ndetse umukozi mu rugo rwa Salomo. Ubu wari umuja ibwami yahindutse umwami kubera amakosa y'umwami yakoze nyirizina, bigatuma ubwami bwe Imana ibumukura mu biganza, itangira kubiha abaja n'abacakara. Kubera ubwenge bwa Salomo bwari bwaramamaye ahantu hose, inkuru y'ubwenge bwe yageze mu mahanga ndetse ikwira no hanze y'ubwami bwa Isirayeli, aho yageze no mu gihugu cy'Abanyetiyopiya. Umwamikazi w'Isheba, uyu umwamikazi wumvishe iby'inkuru y'ubwenge bwa Salomo ndetse n'ubuhangange bwe, maze afata iya mbere ajya gusura umwami wa mbere uzi ubwenge kuri iyi si. Yamupakiriye amakoro, imitwaro ndetse n'ibindi bintu byinshi cyane, impano z'amazahabu n'imibavu ihumura neza, yari ikomotse mu gihugu cya Etiyopiya. Iyi nkuru nayo yanditswe muri Bibiliya y'uburyo umwamikazi w'Isheba yagiye gusura Salomo, maze ngo nyuma y'uko babonanye, Salomo nk'uko bisanzwe yikundiraga abagore nyuma y'ibirori bihambaye bagiranye, ndetse nawe n'ubwenge bwinshi yamubonyemo uyu mugore wari uturutse mu gihugu cya Etiyopiya, byatumye ngo umwami Salomo amugira urukundo n'ubwuzu bwinshi cyane, maze nawe ngo barabana bahitamo kwiryamanira. Ibyo byavuyemo urukundo ndetse n'urushako rukomeye cyane, aho umwamikazi w'Isheba byarangiye abyaranye na Salomo, maze Abanyetiyopiya gutyo bagiranye isano n'Abayahudi mu buryo butunguranye, kubera ubwiza n'uburanga bw'umwamikazi w'Isheba ndetse n'irari n'ubuhehesi by'umwami Salomo. Ibyazamutse ubwo yabonaga umwamikazi w'Isheba, nawe ngo amubonyemo ubwenge bwinshi cyane. Ikintu cyatumye ingoma y'umwami Salomo igwa ni ubwenge bwe, ariko nanone ni uburangazi yagize nyuma yo gushaka abagore benshi cyane, Imana ikamuca ku ngoma. Salomo yabaye igihe kinini ari umugabo utuye mu mahoro, ubwami bwe ngo buba mu mahoro menshi cyane, maze ubwami bwa Isirayeli yategekaga buratunga ndetse buratunganirwa, bugira ubutunzi bwinshi cyane mu kigero cyo hejuru gihambaye, kuko ngo no mu gihe cy'umwami Salomo intambara cyari ikizira. Abanyasirayeli ntibakozwaga intambara ndetse n'abandi bose batinyaga kuba batera ubwami bwa Isirayeli, bitewe n'uko bari bazi neza ko ari igihugu gisobanutse ndetse gishoboye byose mu bigendanye n'intambara n'urugamba. Dawidi yari yarasize atsinze intambara nyinshi cyane, byatumaga abantu bose batinya kuba bagaba ibitero ku bwami bwa Isirayeli. Salomo igihe cye cyose yagomye ku ngoma yayoboye mu gihe cy'amahoro nk'uko Imana yari yarabimusezeranyije, maze agira ubutunzi bwinshi cyane buhambaye, kuko Bibiliya inagaragaza neza ko nta wundi muntu kuri iyi si wigeze ubaho ngo agire ubwenge, ubumenyi, imbaraga ndetse n'ubutunzi bisa n'iby'umwami Salomo. Si ibyo gusa kandi ngo yarambaraga akarimba, afite n'ubwiza buhambaye, yabaga atehamirijwe ndetse atatswe imiringa na zahabu byinshi cyane, yaratunze ku bwinshi. Igihugu cye ari amahoro, imvura ngo yaragwaga ndetse beza imyaka, abajya gusenga bakajya mu rusengero Salomo yubakiye Imana, maze ibigirwamana nawe atangira kubitambira. Mu birori byinshi cyane byo kwishimisha ndetse n'abagore benshi umwami Salomo yatunze, niho yavanye ubunararibonye n'ubwenge budasanzwe yagiye yandikira abantu, akabibagaragariza mu bitabo byinshi yagiye yandika. Salomo yatunze abagore 700 ndetse n'inshoreke 300. Ibwami nk'ahandi hose nk'uko hari hakungaye, hahoraga ibirori byuzuye isindwe n'umunezero mwinshi cyane,
kuko inzoga n'ibindi byinshi byahoraga ibwami nk'igihugu kitari kiri mu ntambara habe na gatoya, cyubahwaga ndetse kigatinywa n'ibindi bihugu. Imana yari yahisemo kukirinda. Ibirori byatumye Salomo bo mu gihe cy'ubwenge aba umwami ufite ubwenge, ariko abaho umwami wabayeho mu birori bihambaye cyane bihoraho ibwami, w'abagore benshi cyane batagira umubare nawe ubwo atibukaga. Iyo byamuviremo kubyara abana benshi atazi n'abo ari bo, nyuma yo kugira abagore benshi cyane buzuye kuri iyi si. Umwami Salomo nyuma y'ibyo byose ariko ngo yamaze kubibona neza, arabyitegereza. Ubwo yaratangiye kugera mu zabukuru, Imana yaramusezeranyije cyangwa se yaramaze kumumenyesha neza ko ubwami bwe izabiha umuja we ndetse ikabuha umugaragu we, ikagabanya Isiraheli igahita ihindukamo ibice. Salomo yashatse kwica Yerobowamu wari umaze kugabirwa ndetse no guhanurirwa neza ko azazungura Salomo ku bwami, mu gihe umwana wa Salomo yahawe imigabane ibiri mu migabane 12 y'ubwoko bwa Isiraheli. Salomo rero byamuteye umujinya, ashaka kwica Yerobowamu, maze Yerobowamu ahitamo yo guhunga yerekeza mu gihugu cya Misiri. Nubwo izi nkuru Bibiliya itabizivugaho neza uburyo Yerobowamu yaragiye kwicirwa ibwami, nyuma y'uko Salomo atanze, ngo Yerobowamu yaragarutse ko ategeka ubwami bwe nk'uko Imana yari yabumugabiye. Mu minsi ya nyuma y'umwami Salomo yaretse iby'isindwe ndetse atangira kwicuza no gutekereza neza ku makosa yose yakoze. Aha ariho yandikiye ibitabo bihambaye cyane muri Bibiliya: igitabo cy'umubwiriza, igitabo cy'imigani ndetse n'indirimbo za Salomo. Ibi ni bimwe mu bitabo bigaragaza ubwenge ndetse n'ubuhanga bwa Salomo, cyane cyane nk'igitabo cy'imigani cyuzuye impanuro ndetse n'ubundi bwenge bwose umuntu wari wese aba akeneye kuri iyi si kugira ngo abashe kubaho. Igitabo cy'umubwiriza cyuzuyemo kwicuza ndetse no gusobanura neza uburyo ki ukwiriye kubaho ndetse ukabera amaso ubuzima bwawe. Hari nk'aho Salomo yavuze ati byose ni ubusa, byose ni ubusa, ahubwo igifite agaciro ngo ni ukwibuka iminsi yawe y'ubusore bwawe, aho umucyo uba ukikuriho cyangwa se ugifite imbaraga, ubundi ugakorera Imana ndetse ukabana nayo. Byose koko byari ubusa kuri Salomo nyuma yo gutunga byose, ariko nyuma akabona neza ko nta na kimwe gifite agaciro keretse kuba yagumana n'Imana. Igitabo cy'indirimbo za Salomo nacyo ngo ni igitabo giteye isoni nyinshi cyane, ariko ngo zari indirimbo z'urukundo nk'umuntu wari ufite abagore benshi. Isi n'amateka byavuze ko nawe uragerageza cyangwa se ngo abashe kumwegera, usibye na Baritazari wavuzwe mu minsi yashize, we yavuzweho abagore 100, ariko Salomo bo bari 1000. Ni kumva aracyari kure ya Salomo byibuze abagore 600. Abo kandi ni abanditswe, hari n'abatazwi, abatarabanye nawe ku mugaragaro ndetse n'abandi benshi cyane. Umugabo abayeho mu kwishimisha guhambaye, mu byishimo n'isindwe bya buri munsi, mu bagore benshi batagira umubare ndetse no gukorera ibigirwamana by'abagore be n'incorekeze. Ibi byamuviremo ingaruka zo gutakaza ubwami, ariko ntabwo ari we wabuvuye ku ngoma, ahubwo umuhungu we yabuze 1/10 cyose cy'umugabane w'Abisiraheli uhabwa Yerobowamu, wari umugabane ndetse wari umukozi, akaba umuja n'umugaragu mu bwami bwa Salomo. Salomo, inkuru ye n'amateka n'ibintu bihambaye cyane. Ubuzima bwe bugaragaza neza ko ibyo waba utunze byose uko byaba ari ibya mirenge, yuko nyuma na nyuma ukeneye Imana, kuko yari yabihawe n'Imana kandi ndetse yarabimwemereye nyuma yo kujya gusaba ubwenge. Imana ikamwemerera n'ubutunzi, ubwiza n'ibindi byinshi cyane undi muntu atigeze atunga mu buzima bwe. Byose akaba ari Salomo yihundagazwaho. Mu minsi ya nyuma yicujije ibyo yakoze, ibyaha bye byose, amafuti, maze atangaza neza ko yabonye byose, yatunze byose, yabayeho mu byishimo n'umunezero utagira akagero. Ariko ngo ibyo ngibyo byose uko yabibayemo nta kintu bimaze. Ngo icyari gifite agaciro kuri we ni uko yarasobanukiwe neza yuko Imana ariyo nkuru. Ariko ibyo ntabwo aribyo byabaye, kuko mu buzima bwe no mu byishimo bye bya buri munsi, isindwe ndetse n'ubusambanyi mu bagore benshi cyane yari afite byo byari byiganje imbere. Nubwo abagore bose bari ab'umwami, ariko Salomo we ngo yari akabije ku kugira benshi cyane. Nyuma y'ubwenge, ubwiza, ubutunzi, ubukire ndetse n'ibyishimo bihoraho, umunezero w'amafaranga, ubutunzi, amazahabu, imirimbo n'imiringa byabaga bitatse umwami w'igitangaza abayo kuri iyi si, Salomo, nyuma yo gukora ibitangaza, kubaka insengero, akayobora igihugu cye mu gihe cy'amahoro kikera kikarumbukirwa. Salomo iminsi ya nyuma ntabwo yari myiza, kuko Imana yamuciye ku ngoma, ariko nawe yasize yanditse ibitabo byinshi byuzuye kwicuza ndetse bitanga n'inyigisho bisobanura neza ko Imana ariyo nkuru kandi iruta ibyo byose abantu baba bafite ndetse banishingikirijeho mu buzima bwabo bwa buri munsi. Ibiro bigira Salomo umwami w'igitangaza, ndetse inyigisho zikaba zikigishwa ubwenge bwe nk'uko Bibiliya bivuga ko ari umugabo atunze ubwenge buruta bw'abandi. Uzabibona neza nusoma igitabo cy'imigani
icy'umubwiriza ndetse n'indirimbo za Salomo, niho uzabona neza ko umugabo Bibiliya igaragaza nk'umunyabwenge kuruta abandi. Koko nta gushidikanya kubirimo, Salomo yari umunyabwenge bwinshi buruta ubw'abandi bari kuri iyi si. N'ibindi bitabo ndetse n'ubwenge bwinshi waba waratunze bwose, uzibuke neza ko nta munyabwenge wabayeho kuri iyi si waruse Salomo, nta mutunzi ndetse nta n'undi warimbye ngo abashe no kugereranywa n'umwami Salomo wayoboye Isirayeli. Ariko byose ku munota wa nyuma yabonye ko ari ubusa. Ese wowe n'irihe somo wakuramo nyuma yo gutunga ndetse no guharanira ibya mirenge kuri iyi si mu buzima bwa buri munsi? Nyamara n'uwatunze byinshi kukurusha yarabonye neza ko byose ari ubusa. Nawe ukwiriye kwigiramo isomo. Byose ni ubusa mu gihe Imana itabirimo, nk'uko Salomo yasize abivuze.